I think the economy is really doing very bad. If you look at what the English call the fundamentals of the economy, they all indicate that the economy is really doing bad. Ntabwo navuga ko bwarindimutse ubukungu, ahubwo buragana aharindimuka. Muri make navuga yuko ubukungu bw'u Rwanda bwifashe nabi cyane, ndetse n'imibare irabigaragaza. Ahubwo tukabaye twibaza ayo mafaranga yigurijwe muri icyo gihe hagati ya 2019 n'ubu yagiye he? Ni menshi cyane. Tubanze kuko ni menshi. Cya kabiri, ese amafaranga ariho arashorwa mu bikorwa bifitiye abanyarwanda akamaro kurusha ibindi? Nge navuga yuko ubu ngubu nkoze isesengura uko tumeze ubu ntabwo ari byo. Shuti bakunzi ba Pax TV IREME News, twongeye kubasuhuza tubaha ikaze ku biganiro byacu. Haraciye igihe tutaganira, nararwaye ariko ubunda hari. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira na Dr. Kayumba Christophe. Twabonye ibitekerezo bya benshi bavuga ngo ko tudaherutse kumuganiriza, kandi yarabahaga amasomo ndetse n'ibiganiro byiza n'ibitekerezo byiza byubaka igihugu. Ubu rero twongeye kumusura iwe mu rugo, tukaba tugira ngo tuganire. Uraho Dr. Kayumba Christophe? Muraho Bwana Williams ndetse n'abakurikirana televiziyo yanyu, ndabasuhuje. Muraho. Urakoze cyane, karibu nanone mu biganiro byacu. Uyu munsi dufite ingingo navuga ko ari nshya mu byo twaganiriyeho, ariko si nshya cyane. Ubushize watuganiriye ku butabera, utubwira ibibazo, inzitizi n'ibitameze neza, ibitagenda neza mu butabera. Uyu munsi rero ntabwo, ariko wanatangaga umuti uti byaba byiza byakemuka bigenze bike. Uyu munsi ntitugaruka ku butabera ko twabutinzeho, ahubwo tugiye kujya mu kibazo cy'ubukungu cyangwa se uko ubukungu bwifashe mu gihugu. Dr. Kayumba Christophe, nk'umwarimu naribonye, nk'umusesenguzi, nk'umushakashatsi wagiye uhura n'imibare kenshi inyuranye mu by'ubukungu n'ibindi byiciro by'ubuzima, ubukungu bw'u Rwanda mu mboni yawe bwifashe buti? Muri make navuga yuko ubukungu bw'u Rwanda bwifashe nabi cyane, ndetse n'imibare irabigaragaza. Ndetse ni nayo mpamvu ejo twatanze itangazo twandikira leta dusaba yuko bahamagaza inama yahurirwamo n'abahanga mu bukungu, n'abashinzwe ubukungu, n'abanyapolitike bose, tukaganira ku kibazo cy'ubukungu kitameze neza. Kuko kugira ngo umenye ko ubukungu bumeze neza cyangwa butameze neza, nibura ureba nk'ibintu bitanu. Byose ubu ngubu bimeze nabi. Kanguhe imibare. Igipimo cya mbere ni ukuntu ubukungu bwiyongereye cyangwa bwagabanutse. Banki Mondiale itwereka yuko hagati ya 2019 n'ubu ngubu ubukungu bwagabanutseho 16%. Wibuka yuko kuva u Rwanda rwabaho ntabwo ubukungu bwayo bwari bwiyongera ku mwaka kuri 16%. Cyo ni igipimo cya mbere kireba umusaruro mbumbe w'igihugu, GDP. Igipimo cya kabiri bareberaho ubukungu ni amadeni mufitiye ibindi bihugu angana iki. Amadeni ubu ngubu muri 2019 amadeni yari 58 n'igice kimwe ku musaruro mbumbe w'igihugu. Ubu ngubu amaraporo, ndetse amaraporo ya Minisiteri y'Imari n'igenamigambi yacu arerekana yuko amadeni ubu ngubu bageze kuri
76 n'ibice 2%. Iryo ni ideni, iyo niho bita crise. Igipimo cya gatatu tureberaho impamvu tuvuga ko ubukungu bwacu bumeze nabi, ni igipimo kijyanye n'abakora mu gihugu. Muri 2019 kuvuga abafite akazi cyangwa batagafite. Ubu ngubu muri 2019 abatagafite bayi 13%. Ubu ngubu ni 22% kandi bakiyongera. Igipimo cya kane ni igipimo kijyanye n'ubukene mu gihugu. Banki Mondiale muri raporo yasohoye mu kwa mbere muri 2021 ejo bundi yerekana yuko ubukene bwiyongereye ku gipimo cya 5.1%. Ni ukuvuga abanyarwanda 550 bagiye mu bukene. Iyo raporo iranerekana yuko nakuko navuge na beneri banki yacu y'igihugu iravuga yuko ifaranga ryaguye ku isoko kuva 2019 kugeza ubu ngubu ku gipimo cya 10.3%. Ifaranga ryagiye hasi. Ubundi hafi ifaranga rya idolari rimwe ryaguraga 900 y'amanyarwanda, ubu ngubu bigeze ku 1000 birenga. Noneho reba n'ikindi kibazo kijyanye n'ubushobozi bwo kujya ku isoko bwaraguye, n'ubushobozi bwo gukora ibintu byo bita mu cyongereza supply nako bwaraguye, ibikorwa byaraguye. Ibyo byose biragaragaza yuko ubukungu bw'u Rwanda bumeze nabi. Ni nayo mpamvu twahamagaje iriya nama y'abanyarwanda batandukanye, y'abahanga mu bukungu, y'abashinzwe ubukungu, y'abanyapolitike batandukanye, kugira ngo tuganire icyo kibazo tukibonere umuti. Mu bintu bitanu wavuze hari bibiri nshaka kugarukaho. Hari icyo wavuze ngo cy'imyenda igihugu gifitiye amahanga, icyo kivuze ari cya kabiri. Icya kane wavuze ni ikibazo cy'ubushomeri mu gihugu cyangwa se abafite akazi, igipimo cyangwa umunzani w'akazi n'ubushomeri. Duhereye ku cyo wavuze icya kabiri cy'abafite cy'ikibazo cy'imyenda igihugu gifitiye amahanga, ese imyenda igihugu gifitiye cyo ubwacyo gifitiye abene gihugu nka kuriya beneri ihora ifata impapuro mpesha mwenda, abanyarwanda bagatanga amafaranga yabo, beneri ikabajya mu mwenda, ubwo ni igihugu kibajya mu mwenda, byo kutabivuze bibarizwa he? Naho ikibazo cy'ubushomeri, ese kuki kitakwitirwa covid ko hose ku isi yatse benshi akazi? Urakoze. Ikibazo cy'imyenda, buriya iriya mibare natanze ya 76 n'ibice 2 umusaruro mbumbe w'igihugu ikubiyemo imyenda y'abanyamahanga ndetse n'imyenda y'imbere mu gihugu, yose ugiye kureba yarazamutse. Nkibaza yuko ibyo ngibyo ari ibibazo bikomeye, ariko cyane cyane imyenda y'abanyamahanga niyo ibabaje cyane kuko tuyishyura mu madolari. Kubera ko tuyishyura mu madolari rero bituma n'amafaranga dutanga agenda yiyongera, kubera ko idolari rigenda ryiyongera umwaka ku wundi. Bivuga ko Rwanda ashobora gufata nk'umwenda wa biliyoni miliyari 1 rukazishyura miliyari 2 bitewe n'ifaranga rigenda rihindagurika. Ibyo ngibyo birashoboka cyane. Nk'ubu ngubu nakubwiye ko mu mpera za 2019 idolari rimwe ryaguraga hafi amanyarwanda 900. Ubu ngubu ni 1000 arenga. Ni ukuvuga yuko n'umwenda twaye dufite icyo gihe wiyongereyeho 10.3% nk'uko ifaranga ryaguye kuri icyo kigereranyo. Kandi navuga n'ibindi bintu bitatu ku mwenda cyane cyane w'amahanga. Iyo ikibazo umwenda w'amahanga ugira ahanini ni ukubera ko bishoboka yuko iyo ari ubaye urengeje ikigero runaka nk'icyo tugezeho, ubushobozi bwo kwishyura buragabanuka. Iyo hariho rero nubwo bubura, ibyo ngibyo bishobora gutuma amahanga ikizere yabari bagufitiye kijya hasi. Cya kabiri bishobora gutuma abemera kukuguriza baguca inyungu nyinshi, kubera ko ikizere cyo kwishyura kiri hasi, bakabona ko bagaruriza mu kuguca inyungu nyinshi. Icya gatatu
bituma n'abandi mwakoranaga ku isoko icyizere bagita igihugu ugasanga hari aho bigeze nka Zambia byayigezeho ejo bundi aho bimwe mu bikorwa by'igihugu ubiha abanyamahanga ngo babijere bakuremo yandi yabo. Babonye muri Zambia ko ngo ikigo cy'itangazamakuru ngubu ngo bagihaye abashimwa ngo bakiyobore, aeroport bayiha abashimwa ngo bayiyobore kugira ngo bakuremo yabo Zambia idashobora kwishyura. Ariko natwe ikibazo kirakomeye kuko ugiye kureba na bije y'uyu mwaka Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi yagejeje imbere y'inteko ishinga amategeko. Minisiteri y'Imari niyo ifite amafaranga menshi izakoresha kurusha izindi. Ngaho ukankubaza Minisiteri y'Imari ikora iki? Gituma ari narabirebye ndibaza cyangwa nuko ari hemba ibindi bigo binyuranye cyangwa se ubundi sibyo ntibihembwa mu mafaranga y'izo ministeri. Ari amafaranga ntabwo arayo azahemba ibigo bakorana, kuko Minisiteri y'Igenamigambi kimwe mu byikora ni uguha ibyo bigo amafaranga ahubwo bazakoresha bazishyura niyo yemeza amafaranga za ministeri zindi zikoresha ibindi bigo bikoresha. Hanyuma yo Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ahanini ni ukujera politike y'imari. So ari amafaranga rero ahanini naye zishyura amahanga ko niyo yishyura, niyo bahinguzanyo ni nayo izishyura. Birerekana rero yuko amafaranga menshi ari kuri ministeri izakoresha izayakoresha ku kwishyura yanguzanyo twavugaga. Ni ikibazo rero gikomeye kuba kandi niba wanarebye na bije batanze mu nteko y'uyu mwaka 2021-2022 yiyongereho 9.8%, kandi amafaranga bazakoresha umunsi ku wundi ni ukuvuga yo kurya ni 49.2%. Azakoresha mu iterambere ni 50.8%. Urabona kuba amafaranga ajya mu bikorwa by'iterambere ari makeya nacyo ni ikibazo. Nkibaza rero yuko icyo kibazo kijyanye n'inguzanyo zaba ari iz'amahanga cyangwa iza hano mu gihugu ni ikibazo gikomeye tugomba gushyira hamwe gushaka igisubizo. None waruvugaga n'ibintu bijyanye n'akazi ngo n'ahandi akazi ngo no mu bindi bihugu covid yatumye abantu benshi babura akazi. Ibyo ngibyo nibyo, ariko nkuko nakubwiye hari n'ibindi bihugu ubu ngubu ahubwo akazi gatangiye kuboneka cyane kubera politike bashyizeho yo kuzanzamura ubukungu bwabo. Twebwe rero turavuga tuti ibuka ndiho ndakubwira hagati ya 2019 na 2021 ubu inguzanyo y'amahanga yiyongereyeho 26 n'igice kimwe kwijana. 26 n'igice kwijana. Ayo mafaranga yagiye yakabaye yaragiye kuko mu bindi bihugu izo nguzanyo bazishyize mu mishinga ituma ekonomi ikura. Twebwe twayashyize. So ikibazo ntabwo ari uko covid yatumye hagenda ubuzi abantu batakaza akazi. Ibyo byabaye ahantu hose. Ikibazo nuko tutashyizeho politike ituma abantu batangira kubona akazi nk'uko izindi za ekonomi zimeze. Nkibaza rero yuko ikigomba gukorwa ni ugushora imari mu bikorwa bituma abandi banyarwanda biyongera kubona akazi, kubera yuko ibyo ngibyo tutabikoze ekonomi zakomeza imanuka. None iyo turebye ku bijyanye n'ubukungu nanone tukareba amafaranga agenda atangwa mu bintu binyuranye, imyenda igihugu gifite harimo imyenda yubatse convention, harimo imyenda yaguze Rwanda ni amafaranga menshi. Ubundi gufata ibifite imyenda minini cyane hari henshi mu bikorwa by'ubwubatsi, mu bikorwa by'ibikorwa remezo nk'izo ndege zaguzwe za Rwanda za Airbus zaguzwe ku myenda n'indi myinshi niwe ndondora. Ese iyo myenda yose ukurikije uko igihugu gihagaze n'iby'ibanze gikeneye ijya mu by'ibanze bifitiye abanyarwanda akamaro cyangwa abanyarwanda bakeneye, cyangwa hari n'igihe ijya mu bitihutirwa cyane?
ikibazo cyawe kirimo ibice bibiri. Hariho ibikorwa remezo birimo gushorwamo imari nka convention, amahoteli atandukanye, Rwanda, Arena. Hariho urabaza niba ibyo ari ibikorwa byakabaye bishorwamo cyangwa hari n'ibindi. Mbere yuko ngusubiza icyo kibazo, kambanze nkubwire yuko urebye imibare ituruka muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, inguzanyo yikubye hafi 30% birenga, ntabwo ari amafaranga yigujijwe kubaka ibyo bikorwa. Bo nkubwiye ko ari amafaranga yigujijwe hagati ya 2019 mu mpera za 2019 na 2021 n'ubu ni imyaka ibiri. Kandi convention ntabwo bayubatse ejo bundi, Rwanda ntabwo izo ndege ntabwo bazubatse muri iyo myaka ibiri. Iriya Arena ntabwo bayubatse muri covid. So ikibazo cya mbere ahubwo tukabaye twibaza ayo mafaranga yigurijwe muri icyo gihe hagati ya 2019 n'ubu yagiye he? Ni menshi cyane. Tubanze kuko ni menshi. Cya kabiri, ese amafaranga ariho arashorwa mu bikorwa bifitiye abanyarwanda akamaro kurusha ibindi? Nge navuga yuko ubu ngubu nkoze isesengura uko tumeze ubu ntabwo ari byo. Biriya bikorwa wavuze ni ibikorwa byiza cyane bizatanga umusaruro mu gihe kirekire, long term, dushingiye kuri ya strategy yo gutuma u Rwanda ruba igihugu aho abantu baza gushora imari, ubukungu bwose bukaba bw'aka karere bukaba buzingiye hano. Nge nibaza yuko nayo iyo strategy ijyana amafaranga menshi, ariko umusaruro wayo ntabwo ugera ku banyarwanda benshi. Ni umusaruro ugera ku banyarwanda bake. Kambanze nkubaze, ni abanyarwanda bangahe bashobora kugenda kuri Marriott bakigurira agacyayi? Bake cyane. Wari ushobora kujyayo ukajyanayo umukunzi wawe muri weekend nk'ubu, ugatumiza ibiryo n'abana bagatumiza ji bakanywa? Icyo gihe wabangije byinshi mu byatugatunze urugo. Hafi abanyarwanda 98% ntabwo bashobora kujya muri ibyo bikorwa bakoze, nubwo bifitiye akamaro igihugu mu gihe kirekire, ariko umusaruro ntabwo ugera kuri benshi. Rero niyo mpamvu nk'ishyaka ryacu dushyigikiye iterambere rishingiye ku muturage, ku mucuruzi wo mu cyaro, ku mucuruzi wo mu mudugudu, ku mucuruzi wo kuri district, ku mucuruzi wo mu karere. Ibikorwa amafaranga menshi nizo ngizo twiguriza tukazishyira mu nganda z'abanyarwanda, kuko nibo bakora umusaruro tujyana hanze. Amafaranga tukayashora mu bashoramari nkawe. Pax TV ndabona mufite kamera imwe, itangazamakuru kagira ikigega bakakuguriza ukakora ufite kamera nk'eshatu enye, ukaba ufite mikoro birenze imwe. Ubu ngubu yaba baragushoyemo imari warampaye na ka microphone ka mikoro nanjye nkagira. Urabona Pax TV kuko iyo ushaka kugira ngo urebe ukuntu igihugu kigomba gukira, ugomba gutuma abanyarwanda benshi bagira umusaruro batanga. Iyo mafaranga yagiye mu bikorwa bike bikajyana amafaranga menshi, ibikorwa byinshi bigirira abanyarwanda benshi akamaro, ntabwo ntibiyabone aho n'igihugu gishobora guhombera. Ikibazo cy'ubushomeri gikomeza kuzamuka mu gihugu nk'u Rwanda, kivuga ko gihanga imirimo myinshi 100,000 buri mwaka. Ikibazo cy'ubushomeri kirava he? Ese iyo mirimo ihangwa ibahe cyangwa se n'ibititabirwa bipfira he? Ikibazo cy'ubushomeri mu Rwanda ni ikibazo gimaze imyaka myinshi. Aho gikomoka ni ahantu hatatu. Icya mbere nuko abanyarwanda benshi
bakora ibikorwa by'ubuhinzi ariko ubuhinzi bahingira inda zabo 70% irenga y'abanyarwanda n'abanyarwanda bakora ibyo bita mu cyongereza subsistence farming, ubuhinzi aho uhingira inda gusa. Hanyuma abo ngabo ntago babashyira muri za kategori zikora na bya bindi 22% by'ubushomeri twavuga ko biri hejuru, kuko hariho abitwa ngo barakora ariko badakora. Kubera iki? Kubera umusaruro, ibyo bakora ntago bibazanira umusaruro wongera umusaruro mbumbe w'igihugu kandi bakoze. So cyambere nuko benshi mu banyarwanda bari mu buhinzi, kandi ubuhinzi atari guhingira isoko, kuko biratandukanye guhingira isoko no guhungira inda, cyangwa guhingira inda n'isoko cyangwa guhingira isoko gusa. Cya kabiri, ubushomeri aha kabiri komoka nuko hari abanyarwanda benshi biga ariko ibyo bize batabishyira mu bikorwa ku isoko. Ubushomeri buturuka no mu miterere y'ibyo twigisha muri za kaminuza no mu mashuri. Kubyo twigisha ugera ku isoko ugasanga nta kazi gahari kubera ibyo wize, kandi ugasanga hari ubuzi bwinshi tubura abanyarwanda babikora, tukazana abanyamahanga bakaba aribo babikora, cyane bisaba ibintu bisaba tekinike n'iki. Ahakomoka ubushomeri ha gatatu ni ukubera yuko secteur privé kiracyari ntoya, ni gato cyane. Leta niwe mukoresha munini kurusha abandi, kandi ahandi ubuzi buva mu bakora ibintu, mu bikorera, mu nganda, mu makoperative, mu bantu bakora ibintu bijyanye biva mu maboko yabo. Ahanyuma hakomoka ubushomeri, nibaza yuko hariho imyumvire yuko leta ari itanga akazi, abantu bagakora bagira ngo leta nizabaha akazi, kandi ubundi leta nayo ibeshwaho n'abaturage. Babaturage ibeshaho se nibo bayibeshaho, ni nabo yasaba bayitegaho akazi. Nkibaza yuko biri no mu myumvire yacu, kubera ko ntaho bafite bakura, niyo mpamvu batekereza kuri leta ku bintu byose. Ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo nibaza yuko ari uko ntaho bakura, ahubwo nibaza yuko ari n'ibyo twigishijwe. Nayo mpamvu leta mumwita umubyeyi, n'ubyumva se ngo babyita umubyeyi, kandi leta niyo wibeshejeho, niyo wiha umusoro, none ukanayisaba ngo ikubesheho. Urumva ko harimo ikibazo kijyanye n'imyumvire, kubera nanone ya myigishirize, bwa burezi dutanga. Yaba twatangaga uburezi buvuga yuko wowe munyarwanda uzibeshaho, ugomba kwibeshaho, Imana yaguhaye ubwenge karemano, Imana yaguhaye amaboko, kora. Nibaza yuko byaba ari byiza. Aha Dr. Kayumba, rero dukomeze tukubaza ku bijyanye n'iriya nama uri gusaba. Ni inama yo kuzahura ubukungu. Ese iyo nama urabona ishoboka, izakirwa bikumvwa, cyangwa n'utanga umusanzu wawe niyo batabikora wowe kabagaragaje ko hari ikibazo? Ese ubundi yakiriwe? Ni ibiki by'ibanze ubona yakemura iramutse iganiweho? Icyambere nk'uko wabivuze, akazi kacu ni ugutanga ibitekerezo by'ukuntu ibibazo dufite byakemuka, kandi urabizi ko n'itegeko nshinga ryacu rirabyemera, rivuga yuko ibibazo dufite bigomba gukemuka binyuze mu biganiro byo bita dialogue no mu bwumvikane. So twegekere turumva ko nicyo dukora ni itegeko nshinga bisaba abanyarwanda. Niba abo twabisabye bazabyemera cyangwa batabyemera, ibyo bizaturuka kuri bo. Ariko je nibaza yuko kubera yuko ikibazo twagaragaje gifite ishingiro, twatanze imibare, kandi ubushobozi abanyarwanda babifite gutanga ibitekerezo, nibaza yuko abo twabisabye bazabyemera, kuko byaba ari ibintu byiza. Icyambere byatuma abanyarwanda
nubwo benshi ubu ngubu ubukene bubamereye nabi batameze neza, nibura bagira icyizere kubabona ko hari igikorwa. Ubu ngubu iyo umuntu yari umukene akabona bitanaganirwaho ashobora kuvuga ngo nta bikorwa, kuko hari ibyo abongereza bita perception, ibyo utekereza ku bikorwa. Nibaza ko iyo mitekerereze yahinduka. Cya kabiri ni ibintu byiza leta yakabaye ishyigikira, kubera ko bizatuma abanyarwanda batanga ibitekerezo, kandi ibitekerezo ni umusaruro, ni umutungo w'igihugu. Ibitekerezo by'abanyarwanda ni umutungo w'igihugu. Baba duhuriye hamwe rero tugatanga ibitekerezo, nibaza yuko leta yakunguka. Icyanyuma byanatuma abantu benshi bagirira leta icyizere kuba iganiriza n'abantu batandukanye, igasaba abanyarwanda bava mu mashyaka atandukanye ibitekerezo, igasaba abahanga muri ekonomi gutanga ibitekerezo abadasanzwe bari muri leta. Nibaza ko ari ibintu byaba ari byiza. Urakoze ku bitekerezo wagize, ariko nanone hakaba hari ikibazo abantu bakomeza kwibaza. Iyo ubukungu bugwa, wavuze ngo bumeze nabi cyane, buhagaze nabi cyane. Mu Kinyarwanda cy'umwimerere baravuga ngo bwararindimutse. Kugira ngo ubukungu burindimuke cyangwa bugwe bigeze aho ngaho, ababigiramo uruhare, wavuze leta muri rusange, ariko leta n'inzego nyinshi z'urusobe. Abantu cyangwa inzego, singwa kuvuga ngo mu mazina ngo kanaka, ariko inzego zigira intege nke mu gutuma ubukungu burindimuka nizihe? Ntabwo navuga ko bwarindimutse ubukungu, ahubwo buragana harindimuka. Buragana harindimuka kuko ibipimo nabikweretse. Kugira ngo umenye impamvu ubukungu bushobora kurindimuka cyangwa bukamera neza, twabishyira mu magambo abiri gusa: politike y'ifaranga na politike ijyanye n'ibikorwa mu gihugu n'uko bikorwa. Ibyo bintu bibiri. So inzego rero zibigiramo uruhare, iya mbere ni ishinzwe gutekereza igihugu, Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, n'igena politike ndetse ikanareba za minisiteri n'inzego zitandukanye amafaranga bazakoresha. Ariko hariho n'izindi nzego, katuvuge nk'urwego rw'uburezi. Nk'ubu u Rwanda muri viziyo 2020 mwashaka kubaka ubukungu bushingiye ku bumenyi. Ibyo mwabigezeho? Urumva urwo rwego rw'uburezi rwaradutengushye aho ngaho. Politike yayo iri hehe? Hasi. Ngaho katurebe urwego rushinzwe inganda nayo inganda ziracyari hasi. Kuko kugira ngo ubukungu bugire neza nuko ibyo umusaruro wanyu bari mwinshi. So na Minisiteri y'Inganda nayo ifitemo uruhare. Katurebe ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Urabona umusaruro nawo uri hasi. Inzego rero zibigiramo uruhare ni nyinshi. Harimo inzego za leta, harimo inzego z'abikorera, harimo n'umunyarwanda yewe nawe. Wavuze ko ari ibintu bibasha gukorwaho inama ibaye, ko hari cyagerwaho. Ni icyo ubona kibasha gusanwa kigasanika, ni icyo ubona kibasha gusanwa ariko ntigikunde? Icyo kibazo cyawe nagisubiza mu buryo butatu. Icyambere tugomba gukora nk'abanyarwanda, tugomba kwihanganirana, tukizerana, ntidutinye ibitekerezo bitangwa n'abandi batari muri leta. Kuko ikibazo kimwe gihari nuko n'ubu ngubu niyo uvuze ngo habe inama tugane ku kibazo cy'ubukungu, umuntu abona ko ari ikibazo, hari abavuga bati bakwamagana nkaho gutanga ibitekerezo ari ikibazo. Tubanze dutangirira buri munyarwanda afite uburenganzira gutanga ibitekerezo, buri shyaka rifite uburenganzira gutanga ibitekerezo, kandi ibitekerezo ntabwo birwaza byiza nk'ibi. Tubanze tubyemere. Icya kabiri tubikore, kuko iyo tubikoze abanyarwanda bagira icyizere muri system.
abanyarwanda bakizera leta. Ibyo ngibyo tubifite tukanabona n'ibigomba gukorwa, kubikora biranatworohera cyangwa byatworohera kurusha kwamagana cyangwa kubona nk'aho inama nk'iyo ngiyo ari ikintu kibi. Nibaza ko harimo n'ikibazo cyo kuvuga ati nk'abariya sinavugana nabo, jewe rwose ndagatangaza. Ugiye kureba no mu mateka y'u Rwanda, nibyo byagiye biba, kwigizayo abantu bamwe kubona ko batabikwiriye, cyangwa kuvuga uti nigiye muhanga jyenyine bariya ntabwo ntabagira. Ibyo bintu rero byo gutekereza yuko abari muri leta cyangwa ishyaka riyobora ryo rifite ibitekerezo ryonyine, gutega abandi amatwi byaba ari ibintu bibi, nibaza yuko aribyo ariho twatangira. Naho ubundi inama nk'iyi ngiyi gushoboka ko byahavamo ibitekerezo byatuma tuzanzamura ubukungu bwacu, nibaza yuko ari ibintu bishoboka cyane.